nk'abaturage mwashyizeho uburyo bwo kurinda umutekano, mushyiraho irondo. Yego, irondo rero rigomba kubaho, kandi uburyo bwo kubaho n'ubundi bituruka muri twebwe. Iyo mpamvu mubona twabahaye utu dupapuro. Kuba turi hano nuko turi bazima. Indwara ntiteguza. Uko turi hano twishyuye ubwisungane mu kwivuza. Kera oya, mwarishyuye hari umwanya twaba tugezeho mwiza. Ubu rero nagira ngo mbabwire ngo umurenge wa Gahanga mu baturage mwese mutuye mugeze kuri 36%. Ntimuragera no kuri 40. Ubwo se mwarishyuye? Aha rero insanganyamatsiko iragira iti isuku hose ihera kuri jye. Sibyo? Kugira ngo isuku igere hose irahera kuri jye. Sibyo? Ibyo murabivuga gutya mbyumva. Ejo bundi araho narindi ntago umurenge ndi bubabwire. Umuntu nkarambwira ati rwose amazi hejuru, amazi hejuru.
Mwari mukumbuye kubyina, mwari mukumbuye no guhoberana. Nahoze mbona abantu bahoberana benshi. Nagira ngo rero mbere yuko nakira umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere wungirije, mbibutse ko dufite gahunda zitandukanye, ariko zose nta yagira iki tumarira tudafite umutekano. Sigo? Yego. Kandi umutekano ntabwo wizana, urashakishwa, uranagurwa. Sibyo? Niyo mpamvu abanyamahanga bavuze ngo iyo ushaka amahoro utegura. Ntabwo rero dutegura intambara, ahubwo twe turakumira ibyahungabanya ibyo, kugira ngo bishoboke muri gahunda mwebwe mwihitiyemo nk'abaturage mwashyizeho uburyo bwo kurinda umutekano. Mushyiraho irondo. Yego? Irondo rero rigomba kubaho, kandi uburyo bwo kubaho n'ubundi bituruka muri twebwe. Iyo mpamvu mubona twabahaye utu dupapuro. Izi mpapuro ni ukugira ngo buri muntu wese ajya amenya uko ashobora kwishyura atiriwe ajya muri banki cyangwa adashakishije umwagenti kugira ngo amuhe amafaranga. Ntabwo rero twifuza amafaranga aca mu ntoki y'umwe uwo ari we wese. Ukoza akanyenyeri 124 ugashyiraho urwego, bakubwira ibyo ukurikiza ukishyura. Kubera ko bari ahantu abonye abenshi ari abo nabonye batarishyura, muhite mukanda kugira ngo muvanga mwikuyemo uyu mwenda. Ibindi ko mwabihaga amashyi nkaba mbona mvuze kwishyura abantu bakanyura. Ubwo muraza kwatanga. Twese ntuwitsamuye, buri muntu yumve ko afite uruhare. Twavuze ngo ibibazo byawe ni umutekano niwo, umutekano wawe niwo, ntabwo waba uwawe watanga insimburamubyizi wowe utayitanga. Nuvuga ko tutaba tusangiye. Kandi umutekano iyo uhungabanye, uwawugizemo uruhare kuwurinda n'utawugizemo uruhare bose babona rasiyo. Ni ngombwa rero ko tubyumva tukumva ko ari ibyacu, kandi turifuza ko duhemba bitarenze kuwa mbere. Bivuga ngo uyu munsi turara twishyuye twese. Yego? Reka rero mbashimire, nshime uyu mwanya mwaje kwifatanya n'ubuyobozi kugira ngo twikorere umuganda, dukore imirwanyasuri. Umujyi wa Kigali, murakoze cyane abaturage beza b'umurenge wa Gahanga mwitabiriye kuri uyu munsi umuganda ngaruka kwezi usoza ku kwezi kwa Nzeri. Tukaba twishimiye kubana n'abashyitsi batandukanye bateraniye aha, barimo abashyitsi rwego rw'igihugu, umujyi wa Kigali, inzego z'umutekano, ariko kandi tukaba dufite n'abashyitsi bihariye baturutse imahanga baje kureba ibyiza, umuco mwiza tugira w'umuganda, aho dufatanya hamwe twese kwishakira ibisubizo. Reka twongere twiha amashyi kuri uyu mwanya twafashe. Nyakubahwa Vice Mayor, nk'uko mubizi turi mu bihe bikomeye, nagira ngo ngarukeho by'imvura, nagira ngo ngaruke ku butumwa abateraniye aha ngaha twakongera kubaha
muri iki gihe turimo cy'imvura y'umuhindo tugomba kugaruka ku bigomba kudufasha kugira ngo twirinde ibiza. Mu butumwa rero dufite uyu munsi nukongera gukangurira abateraniye aha kongera kuzirika ibisenge. Amazu dutuyemo kuzirika ibisenge. Amazu dutuyemo kureba ko aho dutuye hatashyira ubuzima bwanyu mu kaga. Murabizi tumaze iminsi tuza kubasura mu ngo, ngira ngo nongere kubibutsa ko kwimuka aho wari utuye atari ikibazo, ahubwo kuhaguma hashyira ubuzima bwawe mu kaga nicyo kibazo. Dufatanyije namwe rero aho tugereje hano mu murenge wa Gahanga, twongere dusuzume. Tumaze gukora kimwe mu bikorwa byo gusibura imirwanyasuri. Ibi ni bimwe mu bifasha kugira ngo amazi agire ubukana buke cyangwa se amanukana intege nke atabasha kugera hariya dutuye hepfo. Ibyo rero tubizirikane, aho uri mu rugo wongere ugenzura inzu yawe kandi ukurikize amabwiriza n'ibiganiro wagiranye n'ubuyobozi bitewe n'aho utuye kugira ngo dukomeze kwirinda ibiza. Reka rero soreze kuri kimwe, nagira ngo mbabwire ko kuba turi hano nuko turi bazima. Indwara ntiteguza. Uko turi hano twishyuye ubwisungane mu kwivuza. Kera oya, mwarishyuye hari umwanya twaba tugezeho mwiza. Ubu rero nagira ngo mbabwire ngo umurenge wa Gahanga mu baturage mwese mutuye mugeze kuri 36%. Ntimuragera no kuri 40. Ubwo se mwarishyuye? Aha rero reka twongere twisubiremo. Mu bushobozi ufite birashoboka ko utahita wishyurira umuryango wose abantu 10 ufite, ariko ahangaha twavuze ngo turakanda akanyenyeri, nabyo tubyibuke kuko indwara yagutunguye turifuza kutazarembera mu rugo. Dufatanye rero twihaye kuko ukwezi kwa 10 tugiye gutangira tuzageza ku itariki 15 umurenge wa Gahanga mugeze 100%. Ibyo ngibyo simwe mwenyine, ni imirenge yose igize akarere ka Kicukiro aho tugomba kujyanamo tugafatanya, kandi noneho tukanamenya yuko amabwiriza yo kwishyura ushobora no kwiyishyurira bitakujyanye ahandi hantu ngo ujye kwishyura ufate urugendo. Rero mufatanye, twese dufatanyije kumva inama tugirwa n'ubuyobozi bubegereye, aho twamanuye imbaraga zose kugira ngo hariya ku isibo dutangire dufashanye, tuzamuke isibo, umudugudu, akagari, umurenge ndetse n'akarere tugere ku isonga. Nyakubahwa Vice Mayor, umwanya n'uwanyu. Uyu mwanya ku mpera z'ukwezi kwa Nzeri twateraniye mu muganda usoza uku kwezi, ariko wanabaye no ku munsi wa nyuma w'ukwezi. Tukaba twishimira igikorwa cyakozwe aho kuri hegitari zirenga 4 muri aka kagari ka Kagasa mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro twaciyeho imirwanyasuri hagamijwe gufata amazi y'imvura yajyaga adutwara ubutaka ndetse yanagera epfo hariya muhitanya cyonga, agashobora no kugira imitungo y'abaturage yangiza. Ngira ngo murabizi ko ubutumwa bwagiye butangwa guhera mu kwezi kwa 7 kwa Nyakanga ndetse n'ukwezi kwa 8 bagendaga badukangurira, yaba ari meteo, yaba ari Minisiteri y'Ibidukikije ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi, bagiye badukangurira kugira ibikorwa bimwe na bimwe twakora hakiri kare kugira ngo twirinde ingaruka zaturuka cyangwa se ingaruka zaba nk'ibiza zituruka ku mihindagurikire y'ikirere ndetse n'imvura twagiye tubwirwa ko izaba nyinshi muri iki gihe cy'umuhindo. Muri uku kwezi kwa 9 twagiye tugira imvura henshi hatandukanye muri uyu mujyi,
ndetse nkuko nari mbabwiye hari ibikorwa twagiye dutangira ndetse n'imiganda twakoze, umuganda twakoze mu kwa 7 no kwa 8, nabyo byari bigamije kugira ngo twongere ubudahangarwa bw'aho dutuye n'ibikorwa remezo byacu kugira ngo imvura iguye bidashobora kwangirika. Uyu munsi rero twakoze umuganda nanone dufite ubutumwa nyirizina bwo kurushaho kubungabunga ibidukikije mu rwego rwo kugira ngo umujyi dutuyemo, igihugu dutuyemo, isi dutuyemo uyu munsi tubituremo neza, kandi n'abadukomokaho bazaho mu gihe kiri imbere nabo bazabashe kubituramo neza bafite ubuzima. Ari nayo mpamvu dukangurirwa umunsi ku wundi gutekereza no gukora ibiganisha mu kubungabunga ibidukikije, harimo kongera imirwanyasuri, gukoresha neza umutungo kamere w'ubutaka dufite, ahagenewe guturwa tukahatura neza, ndetse tukagerageza no gufata amazi akomoka ku bisenge by'inzu ndetse no mu mbuga yacu kugira ngo adakomeza gushoka mu buryo yishakiye akaba ashobora kugira ibyo yangiza. Ikindi nanone muri iki gihe turimo cy'igihembwe cy'ihinga cya 2024 ni n'igihe cyiza cyo gutera amashyamba, aho hirya no hino mu mirenge dufite za pipiniyeri zagiye zikorwa zirimo ibiti, harimo n'ibiti by'imbuto. Aha rero nkaba mboneraho kubakangurira kongera ibiti aho dutuye, kongera ibiti imbere ku mihanda, imbere y'ingo zacu ku muhanda, kumwe tuba dukora ubusitani tukongeramo ibiti, imbere mu ngo zacu muri jaride tugashyiramo ibiti, kandi by'umwihariko tukongera ibiti by'imbuto kugira ngo bidufashe nyine kugira umwuka mwiza, ariko binagire n'uruhare mu kuba bishobora kuduha ibiryo, imbuto zo kurya. Ibi rero nkuko mu butumwa n'ubundi abambanjije batanze, turasabwa nanone kwibuka ko tugomba kuyobora neza amazi, twirinda ko amazi aturuka ku rugo rw'umuntu ajya ku wundi akamuteza ibibazo, ahubwo amazi tuyayobore mu miferege yagenewe gucamo. Kandi muri iki gihe turi mu gihe cy'imvura nanone twirinde kugira imyanda, kuko ujya usanga hari abantu bafata imyenda ishaje, bagafata ibyatsi bakajugunya mu nzira zagenewe gutwara amazi. Noneho icyo gihe iyo muri za nzira zagenewe gutwara amazi atagikomezamo, amazi yishakira inzira. Iyo yishakiye inzira nibwo agenda akinjira mu nzu zacu, nibwo agenda agashobora kumanuka mu mirima twahinzemo, bityo ugasanga hari ibyo dutakaje. Rimwe na rimwe bikaba bishobora no gutuma twanatakaza n'ubuzima bw'abantu. Aha rero nagira ngo mbasabe aho dutuye tugira uruhare mu kurinda imiferege yagenewe gutwara amazi y'imvura, dukuremo imyanda kugira ngo amazi abe ashobora gukomeza. Ibi kandi biranajyana n'ubutumwa, ngira ngo iyo tuvuze umujyi wa Kigali turavuga ngo isuku, birajyana n'ubutumwa bw'isuku. Mbibutsa ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku itariki 27 Gicurasi yatangije ubukangurambaga bw'isuku mu Rwanda hose. Insanganyamatsiko iragira iti isuku hose ihera kuri jye. Sibyo? Kugira ngo isuku igere hose irahera kuri jye. Sibyo? Nk'abanyamujyi rero bagahanga turasabwa kwibuka ko kugira ngo isuku igere hose ihera kuri twebwe, bishatse kuvuga ngo byibura umuntu utuye muri Gahanga agomba byibura koga umubiri wose rimwe ku munsi. Byibura
akibuka ko byibura agomba koza mu kanwa byibura niyo yaba rimwe ku munsi. Ibyo murabivuga gutya mbyumva. Ejo bundi araho narindi ntago umurenge ndi bubabwire, umuntu nkarambwira ati rwose nari nicaye muri bisi ngenda mfutse ndinda ngeraho njya bitewe no twicaranye. Ibaze rero umusirimu wo mu mujyi ubangamira abantu bose bari muri bisi. Tugire umuco wo kugira isuku, kuko umuco wacu nk'abanyarwanda ntawe utandukanira n'isuku. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe uhora iteka twibutsa avuga ko ubukene ntaho buhurira n'umwanda. Ntabwo umwanda ari ikimenyetso cy'ubukene. Hari abantu bavuga ngo ndi umukene. No, ntabwo kuba uri umukene nta nubwo ukwiye gutekereza ko uri umukene, ahubwo ukwiye guharanira kuba umukire, sibyo? Ariko nk'umuntu uri i Kigali, nk'umuntu w'umunyarwanda dufite umuco wimakaza isuku, umuntu aba akwiye kuba asa neza, yambaye imyenda isa neza, sibyo? Mbibutse ikindi kintu, muri uku kwezi kwa Nzeri kuwa mbere w'iki cyumweru habaye iki? Habaye iki? Bivuge cyane babyumva. Habayeho itangira ry'amashuri. Aha, habayeho itangira ry'amashuri. Nagira ngo mbabaze, hano muri Gahanga nta bana bo muri Gahanga batagiye ku ishuri? Ntabo barahari. Hanyuma nkawe nk'umuturage wo muri Gahanga, uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo uwo mwana ajye ku ishuri? Kuko tumaze imyaka 6 turi mu rugendo rwo guhindura imibereho myiza y'abaturage no kwihutisha iterambere ry'igihugu, aho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadusezeranyije kubaka umunyarwanda ushoboye. Ndetse niyo turavuga ngo ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Mu kubaka umunyarwanda ushoboye bitangirira hasi. None se ni gute ushobora kuvuga ko utazamutererana mu guteza u Rwanda imbere, ushobora kubona umwana wo kwa kanaka atagiye ku ishuri, ndetse ntushake no kumenya impamvu? Aha niho nagira ngo mbabwire ko ubu tugiye kujya mu cyumweru cya 2 cy'amashuri, sibyo? Kongere dusubize amaso inyuma mu midugudu yacu no mu masibo, tureba abana, kuko umwana w'umunyarwanda tumurinda imirimo imuvuna, sibyo? Kumukoresha imirimo itamugenewe, ahubwo umwana agomba kuba ari ahantu habiri. Umwana agomba kuba ku ishuri cyangwa akaba mu rugo. Igihe cyo kuba ku ishuri kirazwi, ni igihe amashuri ari kwiga. Iyo amashuri atari kwiga, umwana agomba kuba ari he? Mu rugo. Umwana utari mu ishuri mu gihe cyo kuba ku ishuri, umwana utari mu rugo mu gihe cy'ibiruhuko, ntashobora kuvamo umunyarwanda ushoboye, sibyo? Ari nayo mpamvu mbasaba mu masibo dutuyemo twongere dusubize amaso inyuma, turebe ngo aho nitwaba turi kudohoka, tukaba turimo turema umunyarwanda udashoboye mu mudugudu wacu, kubera ko hari umwana kwa kanaka umwaka ushize wavuye mu ishuri, none ubu amashuri akaba yatangiye ntitumusubizemo, ndetse hakaba hari n'undi utarabashije kujya mu ishuri, sibyo? Reka ubu umukoro wacu twese duhereye kuri ba mutwarasibo, abakuru b'imidugudu, twizere ko kuwa mbere abana bose bazaba ari hehe? Murakoze cyane.